Turabaramukije mwese bene data bakunzi b'Agakiza TV, muraho neza, Imana ishimwe. Aka ni akanya ko kuganira, dufite ikiganiro cyitwa inama ku gushyingirwa kwa Gikristo. Ni ikiganiro gishya hano ku Gakiza TV, ariko twifuje ko kizajya kiritambuka, tukaganira n'abasore n'inkumi, tukaganira n'abubatse. Uyu munsi turaganira n'abasore n'inkumi, icyo cyiciro tubanjirijeho, kugira ngo tubashe gufasha abantu batandukanye ku bintu bijyanye no kubaka urugo, ariko cyane cyane rwa Gikristo. Reka rero tubanze dusenge Imana, hanyuma tuze gukomeza. Data wa twese mwiza, turagushimiye ineza yawe, turagushimiye umugambi wawe mwiza kuri buri muntu, turagushimiye kubana natwe, turagushimiye kutugirira neza. Uyu mwanya tugiye kuba muri iki kiganiro hamwe n'abasore n'abakobwa. Ndakwinginze ngo ubane natwe, udushyigikire, ibyo tuvuga Mwami bigira umumaro mu mitima ya buri umwe ukurikira kino kiganiro. Ikiganza cyawe cy'imbabazi kibe kuri twebwe twese, ari njye ari n'abakurikiye, mu izina rya Yesu Kristo, amena. Nongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro. Nitwa Kiyange Ada Darlene, nkaba ndi umufasha wa Pasiteri Desire Habyarimana, nk'uko nsanzwe nkunze kubibabwira. Nuko twagize umutwaro kugira ngo tubashe gufasha abantu batandukanye ku bijyanye no kubaka urugo rwiza rwa Gikristo. Iki rero ni ikiganiro gishya cyitwa inama ku gushyingirwa kwa Gikristo. Impamvu inama zikenewe ni uko biri kugaragara ko isenyuka, hanyuma bigasaba ko mu by'ukuri habaho kuganira, kujya inama. Impamvu rero tuganira n'abasore n'abakobwa, tukaganira n'abubatse, bose buri muntu mu cyiciro arimo aba akeneye kugira ibyo amenya ku bijyanye n'urugo. Rero ni byiza gutegura umukobwa, ni byiza gutegura umusore akiri mutoya, akamenya uko akwiriye kwitwara kugira ngo urugo rwe ruzabe rwiza mu myaka iri imbere. Rero nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Tugiye kwiga ibintu bitandukanye ariko bifasha abasore n'abakobwa. Ubwo yenda ikindi gihe tuzavuga ku bubatse urugo, ariko uyu munsi ni abasore n'abakobwa. Rero nagira ngo tubanzirize ku kibazo kivuga ngo umukunzi ninde. Dukunze kumva kenshi abantu bavuga ngo uyu nguyu turakundana, uyu nguyu ni umukunzi wanjye, ariko nagira ngo tubanze turebere hamwe umukunzi ninde. Umukunzi ni umuntu mufitanye urukundo ruganisha ku gushyingiranwa nawe ku mugaragaro. Hari inkundo nyinshi, ariko uru rukundo ruba ari umwihariko. Mukundana kubera impamvu yo kugira ngo muzabane. Umusore agira umukunzi w'umukobwa, n'umukobwa akagira umukunzi w'umusore. Impamvu nshimangiye kuri ako ngako ni uko hariho ibindi, ariko ibyo bindi bizanwa na Satani. Ku rugo rwa Gikristo, umusore akunda umukobwa, umukobwa agakunda umusore, niko Imana yabiteganyije. Bisaba ngo ube uhamanya n'umutima wawe ko ushaka gushyingiranwa n'uyu muntu. Urukundo rudashingiye ku gushyingirwa kenshi ruganisha abantu mu busambanyi. Ni byiza kwirinda icyaha cy'ubusambanyi iyo uri umukristo. Biba byiza iyo icyo gihe cyo gukundana kitabaye kirekire cyane. Ni ukuvuga ngo bisaba ngo ube uhamanya n'uwo muntu yuko icyo mugamije mu by'ukuri ari ugushyingiranwa, nibwo aba yitwa umukunzi. Nagira ngo rero turebere hamwe ibintu by'ingenzi byo kwitabwaho mu guhitamo umukunzi. Yenda wavuga uti none se umukunzi umuntu yamuhitamo gute? Nagira ngo turebe ibintu bitandukanye by'ingenzi bigera ku 8 umuntu yashingiraho kugira ngo ahitemo umukunzi. Cya mbere, kuba ababyeyi be ari abakristo, kuba avuka muri famiye y'abantu bakijijwe, ntabwo bivuga yuko uwo muntu ari umukristo ngo umuhitemo kubera iyo mpamvu.
ushobora gusanga adakijijwe kandi avuka mu muryango wa gikristo. Kuba rero ababyeyi be ari abakristo, kuba avuka kwa pasiteri, ntibivuze rero ko ari umukristo mwiza. Ugomba kureba ngo ese uyu muntu mpisemo arakijijwe neza, yera imbuto z'abihannye, ese afite ubuhe buhamya? Agomba kuba yifitiye ubuhamya bwe budashingiye ku bw'ababyeyi. Ntuvuge ngo buriya mbona iwabo basenga, buriya rero ni umuntu w'Imana. Oya, bisaba kugira ngo ugenzure neza umenye ko akijijwe. Umuntu yabyibaza akavuga ati ese noneho udakijijwe we ntabwo umuntu yabana nawe? Nyine ubu turi kuganira n'abakristo. Iyo umuntu ari umukristo ni byiza ko abana n'umukristo. Iyo muhuye mudahuje, murumva nyine ibintu bidahuye, bishobora kubonekamo intambara. Icya kabiri, ntugashyingirwe kuko ari uko ababyeyi bavuze. Banza nawe ubyiyumvemo, wumve ko ari cyo gihe. Ibintu turi kuvuga ku bintu byo umuntu ashingiraho kugira ngo ahitemo umukunzi. Hari igihe ababyeyi bagushoboka kugushyira ku nkeke, batigira vuba vuba, turashaka yuko ugahita ubikora vuba vuba kubera ko ariko bavuze, ariko sibyo. Wakagombye kuba nawe ubyiyumvamo, kumva ko ubikeneye, ukumva nicyo gihe, ukumva birakwiriye. Nibyo byiza. Icya gatatu cyo gushingiraho rero ni ukugenzura neza niba uwo wita umukunzi yaba ari inshuti yawe koko. Wakwibaza ngo ese uwo muntu nita umukunzi koko ni inshuti yanjye? None se byashoboka ko umuntu yabasha kugira umukunzi atari inshuti ye? Yego. Bigenda gute rero? Nuko umuntu ashobora kukubona akavuga ati uriya muntu ni mwiza, akagukundira ko uri mwiza gusa, akaza gusanga ariko bitavuze yuko ari umukunzi, ahubwo hari icyo yashingiyeho. Ashobora kubona ufite amafaranga, ashobora kubona ufite inzu, ashobora kubona ufite imibereho myiza, cyangwa se yishakira aderesi, yishakira ahantu azaba, hakaza nyine atari wowe akunze. Rero ni byiza kubigenzura, ukamenya ngo umukunzi wanjye ni njyewe akunda, ntago akunda amafaranga yanjye, ntago akunda imodoka yanjye, ahubwo ni njyewe akunda. Nuko nabyo ugomba kubigenzura rero. Icya kane, zirikana ko abantu badahinduka burundu, kandi ko ikintu cyose utishimira ku mukunzi wawe ari nawe wumva muzashyingiranwa gishobora kutazahinduka. Ubwo ugafata umwanzuro hakiri kare bitewe n'uko ukwihangana kwawe kungana kuri icyo kintu. Iki kintu rero ntabwo cyoroshye. Hari igihe umuntu aba afite ingeso ariko ukabona ntabwo ihinduka, ikanakubangamira, kandi ni umukunzi wawe. Ukamubwira atari ko iki kintu kijya kimbangamira, undi nawe ntakireke. Niba wumva utazagishobora nimubana, ibyiza wabihagarikira aho ngaho, kuko guhinduka kwe ntabwo ari aka kanya, ni urugendo. Ariko birashoboka kuvuga uti njye iriya ngeso nta n'iki ntwaye, nzanayihanganira. Ni byiza. Ariko niba wumva ari ibintu utazihanganira, wabireka hakiri kare, kuko nyine ntabwo ugira kwihangana, wihatiriza rero. Hanyuma icya gatanu, reba niba ufite umutungo watuma ushyingirwa. Iyo utarawubona ntabwo ucika intege, ahubwo urawushakisha. Ubundi gushinga urugo bisaba ubushobozi, bisaba amafaranga. Rero ni byiza ko iki kintu gishingira ukavuga uti uko mbona bimeze ubu ngubu nshobora kubaka urugo. Icyo ngicyo nacyo ugomba kukirebaho. Icya gatandatu, reba niba ufite aho uzabana n'umukunzi wawe. Iyo utahafite ubishyira muri gahunda ukahashaka. Ntabwo mvuze yuko bose baba bafite amazu, ariko nanone ni byiza kugira n'ubushobozi bwo kuba wakodesha, mutazajya murara hanze cyangwa muraraguze musaba indaro. Banza urebe, ese ninzana uwo muntu tuzabana, umukunzi wanjye, mfite aho nzamushyira? Ese mfite ahantu azaryama? Ibyo bintu byose birategurwa. Icya karindwi, menya neza ingeso z'umukunzi wawe cyane, ushaka amakuru ku buhamya bwe kandi mu ibanga. Ni ukuvuga ngo ubuhamya ni ngombwa, ugomba kuba umufitiye ubuhamya kandi ukaba ubuzi neza. Ni byiza rero gucukumbura ukamenya ubuhamya bwe. Ni byiza kugenda ukagera ahantu atuye ukabimenya, kandi bikaba ari ibanga, ntabwo ari itangazo.
ntabwo ugenda uvuga ngo shanga nzabaririza amakuru yawe ngo nzamenye ukuntu umeze, oya, ahubwo wowe urabyimenyera, umenya abo ubaza mu ibanga kandi nabo bakarikubikira ntibajye kubivuga. Ni byiza kumenya ingeso z'umuntu ukaba ubizi, kuko abantu bazana amagambo bakavuga ati buriya iyo ari umukobwa baravuga ati buriya yigeze akuramo inda, cyangwa se iyo ari umusore bakavuga ngo buriya agira umugore mu cyaro. Niba bavuze yuko agira umugore mu cyaro, jyayo ugereyo ubibaze, kandi ni mu ibanga, ntabwo ugenda ntabwo ujyana abanyamakuru ukavayo ubizi neza ko amufite cyangwa atamufite. Muri icyo gihe abantu buririra kuri ibyo kugira ngo babasenyere ntabwo bishoboka, kuko wowe ufite amakuru yizewe. Hanyuma icya 8 aricyo dusorezaho kiravuga ngo menya neza amateka y'ubuzima bwe, niba yarerezwe n'ababyeyi be byari bimeze gute, menya niba nta bikomere yagize mu buzima, ni ibiki byababaje umutima we bikamushegesha, menya niba yarigeze arara ubusa, niba yarabuze urukundo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Umenye ubuzima bwe, niba yarabonye urukundo rwuzuye, niba yarabonye ibyangombwa by'ibanze mu buzima. Ibyo ni ngombwa kubimenya kandi biva mu biganiro. Kavuga ati se umukunzi wanjye yaba yararezwe n'ababyeyi, se yabonye urukundo ruhagije rw'ababyeyi? Kuko iyo mukundana hari ibintu bimuranga bimugaragaraho bisaba ngo umenye neza impamvu yabyo. Hari igihe ubona agira uburakari bwihuse, ni byiza kubimenya. Hari igihe ubona atihangana, ni byiza kubimenya. Hari igihe ubona ashaka icyubahiro kirenze, nabyo ni byiza kubimenya. Ni byiza kumenya amateka, niba yararezwe n'ababyeyi, niba yarabonye urukundo rwa kibyeyi, ni byiza kubimenya, kuko hari igihe mushobora kuba muri kumwe agakora akantu ntubisobanukirwe, ntumenye impamvu, ukaba wanamurakarira, ariko mu by'ukuri afite igikomere. Rero ni byiza kumenya ko umukunzi wawe yaba afite ibikomere cyangwa yaba atabifite. Ibyo bintu 8 nubishingiraho rwose mu guhitamo umukunzi, uzagira urugo rwiza kandi bizagenda neza. Hirya y'ibyo rero hari ibibazo umuntu yakwibaza, wenda ntabwo natanga akanya ko kubaza hano, ariko nabashije kuba nakwegeranya ibyo umuntu yakwibaza kuri ibi bintu twize. Harimo ikibazo umuntu yakwibaza akavuga ati ubaye waramujyanye iwanyu ukaza gusanga afite ingeso idahinduka utabasha kwihanganira, wabikoraho iki? Ahangaha ntekereza ko mbere yo ko ufata icyo cyemezo cyo kumujyana iwanyu, wakagombye kuba warangije kugenzura bya bindi byose twavuze. N'iyo ngeso idahinduka ukaba warayimenye, ukaba uzi yuko uzayihanganira nta kigutwaye, ukabona ukamujyana iwanyu. Ni ukuvuga ngo kumujyana iwanyu ntabwo ari cyo kintu cyihutirwa, ntabwo ari cyo kintu kibanza. Banza umenye umuntu, banza umenye niba wamwemeye koko, kuko ya ngeso ashobora kuyizana wamujyanye mu rugo, hanyuma n'abandi bakayibona, noneho bashobora kubaza ati ese ko ameze kuriya. Rero ntabwo ujya muri bo ngo uvuge ngo simbizi, ngo nanjye nabiboneye hano, oya, wakagombye kuba ubizi. Rero no kuvuga ngo kumujyana iwanyu ntabwo ari cyo kibanza. Banza umumenye, banza umusobanukirwe, uzajyana n'umuntu wemera kandi wumva mu mutima uhamanya nawe ko muzabana. Hanyuma umuntu yabaza ati mbese umuntu yamufasha gute gukira ibyo bikomere? Ikintu cya mbere ni ukubanza kubimenya. Uzarebe no ku mubiri, iyo ahantu hari igikomere urigengesera, nta gupfa gukoraho, urigengesera ukahatwara neza, mbega n'ibihutaza byose uraharinda. Ni ukuvuga ngo niba mugenzi wawe afite igikomere, ugomba kumurinda kandi ukamufasha kugira ngo azagisohokemo neza. Ushobora kwibaza ati ese nk'ubwo igikomere cyaba kimeze gute? Dufate nk'umuntu utarabashije kubona ibintu bijyanye n'imirire mu buzima, akaba yaragize igikomere kimeze gutyo, yenda atarabonye ibiryo bihagije. Ushobora kwibaza ati ese uwo muntu bamutwara bate? Uyu muntu rero icya mbere ni ukubimenya yuko ariko bimeze. Ni ukuvuga ngo imyitwarire ye ku meza ntizagukomeretsa kuko ubizi,
kandi nawe mwashakanye uzagerageza kumwegereza ibintu by'ibiryo kubera ko uzi ko atabibonye. Kandi nagira n'akantu ka komporutema cyangwa se imyitwarire ijyanye n'uko abishaka, ashaka ibintu by'ibiryo cyane, nubwo mwaba muri mu bantu, wowe uzamenya ukuntu bikatisha kuko muziranye. Hanyuma ushobora kwibaza ese ni gute umuntu yamenya amateka yimbitse y'umuntu? Umuntu yabimenya gute? Nta kindi nyine, ni uguhaguruka ugacukumbura, ukamenya aho yize, ukamenya abo babanye, bakagenda baguha amakuru. Noneho ushobora kubaza ese baguhaye amakuru atariyo, ubwo wabigenza ute? Nyine ugomba kumenya ko ayo makuru baguhaye nayo atariyo. Muri uko gucukumbura, muri uko gushakisha, ugomba kumenya amakuru y'ukuri n'ataray'ukuri. Ni ibintu bisaba umwanya. Hanyuma ushobora kuvuga ese ibyo byose birangiye, namwishimiye, namwemeye, hanyuma mu muryango ntibamwemere, ubwo nabigenza nabwo ni ukumenya ngo Bibiliya iratubwira ngo wubahe so na nyoko. Iyo umujyanye ukabona ababyeyi ntabwo bamwemeye, nabwo ntabwo ushyiramo imbaraga ngo bamwemere cyane, ahubwo ushyiramo igihe, wowe ukihangana ukarindira kugira ngo bazagere igihe babyemere. Ntabwo ubibashyiramo ku ngufu, ntabwo bibemeza ku ngufu, kuko ugomba kububaha, ahubwo wowe usenga Imana ukarindira igihe cyabyo kigeze. Iyo ari uwawe koko n'Imana ikabibashyigikiye, ababyeyi nibo baguhamagara bakakubwira bati noneho bya bintu ngwino bidusobanurire neza, ni ngwino tubwire bya bindi, bakaba ari bo babyemera. Muvuga ngo nta gucika intege rero iyo wowe wamukunze kandi umubonaho imbuto nziza, ariko ababyeyi batabyemeye, wowe urategereza kandi ugasenga Imana, kereka iyo ufite ibindi bimenyetso byatuma utamukunda. Hanyuma umuntu akavuga ati none se iyo ugiye gushaka amakuru bakaguha mabi, bakaguha atariyo, wabigenza gute? Nabwo ntabwo uhita ubyemera, urarindira ugategereza, ukabaza n'abandi, nawe ukirebera. Hari igihe biba ari ibintu byabaye kera yarabiretse, hari igihe biba ari ibintu bidafite ishingiro, kuko abantu bavuga bakanabeshya. Ibyo bintu byose bimarwa n'iminsi, uko ugenda ukurikirana, uko utegereza, ugera igihe ukamenya amakuru y'umuntu. Hanyuma umuntu ashobora kubaza ati mbese umuntu ashobora kuba umukunzi wawe kandi mutari inshuti? Nari nakivuzeho nyine, iyo yifitiye ibindi ashaka kuri wowe, hari igihe kenshi muba mudakundana pe, mutari inshuti. Ariko ni byiza kugenzura ko umuntu wemereye ngo abe umukunzi wawe mukundana by'ukuri, mukaba inshuti. Numva ikiganiro cya none cyaba kigarukiye aho ngaho. Cyari ikiganiro cyitwa inama ku gushyingirwa kwa Gikristo. Zari inama twari turi gutanga. Nawe niba ufite umukunzi rero, byaba byiza ko ubanza ukagenzura neza ibi. Ntihazagere ko mugenda gushyingirwa mu rukiko nyuma ngo mubisenye ngo kuko wasanze ngo agira ingeso runaka utarayigenzuye mbere y'igihe. Ni byiza kubimenya biriya byose twavuze, ukaba witeguye ko umukunzi wawe ari umukunzi wawe nyine, ko mukundana, kandi ukamenya ko urundi rukundo rwose rudashingiye kuko muzabana, ntabwo ari urukundo rw'ukuri, nta nubwo wakagombye kubyinjiramo cyane, kuko kenshi bisoza byabaye ubusambanyi. Imana rero iguha umugisha, wowe umusore, wowe mukobwa wari ukurikiye kino kiganiro. Yesu akomeza kugirire neza, aguha umugisha, kandi aguha umukunzi w'ukuri muzabana. Imana iguha umugisha. Ngira ngo dusoze dusenga Imana. Birashoboka ko ufite ibyifuzo rero, ukavuga uti ngewe munsengere Imana impa umukunzi, cyangwa se ti munsengere ngewe umukunzi wanjye dufitanye ibibazo gutya na gutya, cyangwa se hari abo mukundana hanyuma bigapfa, hanyuma bikongera bigapfa, bigahora bipfa. Ibyo byose ni ibintu byo gusengera, kuko gusenga nicyo kintu cy'ibanze. N'ayo makuru nubwo wanayashaka, ni byiza gusenga, kuko Imana niyo itanga amakuru y'ukuri ku mukunzi wawe. Reka rero dusenge Imana, hanyuma dusoze.
Data turagushimiye kubw'iki kiganiro twari turi kuganira n'abahungu n'abakobwa ku bijyanye n'inama ku gushyingirwa kwa Gikristo. Ni byinshi tuvuze, ariko ukurikiye wese umuhe umugisha. Dusengeye abasore n'abakobwa abafite abakunzi, turabasengeye kugira ngo ubashyigikire Mana. Hariho abababuze, abo ngabo turabasengeye kugira ngo nabo bihanganishe kugeza igihe bazababonera. Turasengera n'abafite amakimbirane hagati yabo kugira ngo biteho barwanirire. Hariho abajyanye abakunzi babo mu rugo ntibyemera, ntibabakunda, abo nabo bahe kwihangana no kurindira kugeza igihe uzabasubiriza. Turasenze Mana kugira ngo ushyigikire abasore n'abakobwa muri uru rugendo rwo guhitamo abo bazabana, ubabere umurengezi n'umutabazi muri byose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turabashimiye mwese mwakurikiye kino kiganiro. Imana ibahe umugisha. Mwari muri kumwe na Kiyange Ada Darlene mu kiganiro cyitwa inama ku gushyingirwa kwa Gikristo. Imana ibahe umugisha.